iyi mibiri kugira ngo tuyibone ku itariki 18 hari umurima wegereye ishuri ribanza rya Gitete. Hari aho bakoraga igishyitsi kuko hari ishyamba kugira ngo babone uko bahinga neza. Umuturage ari gukuramo igishyitsi yaje kubona imyenda, ayibonye ahita abimenyesheje uwamukoreshaga, bamenyesha ikigo cy'ishuri, bamenyesha n'akagari n'umurenge. None bahita bazana abaturage baza kureba iyo myenda. Bamaze kureba iyo myenda bacukuyemo hasi basangamo imibiri, ku buryo havuyemo imibiri 48. Hanyuma nimugoroba nibo batubwiraga bati imibiri nubwo yavuyemo ariko ntabwo yose irashiramo, biba ngombwa ko bazagaruka. Mu kugaruka tuza tubabaza dukoresha inama n'abaturage, turi kumwe n'ubuyobozi bw'akarere n'inzego z'umutekano. Birangije turavuga ati niba hari n'undi uzi amakuru y'aho ahandi hantu hari ibyo birimo abatutsi bishwe muri jenoside yahagaragaza. Barangije baraceceka, ariko umwe aza kuvuga Matiyasi, aravuga ati ngiye hano impande ya kiliziya, hari kiliziya ya Gitete niyo yari hari icyo gihe, hari ahantu bagiye bakura abatutsi bishe bakabajugunya icyobo. Atwereka ahantu, turavuga ngo mutoro turazinduka tuza tubwira n'abaturage, baraza baradukurira, baraza bose baje, turashakisha turahabura. Turongera tubwira undi muntu aza kuturangira witwa Kagabo tugiye kure, baraduhakanira. Noneho habaho kumwigisha bya cyane, turavuga ati basi tubwire aho babacishaga. Ageze aratubwira ati babanyuzaga, atwereka inzira babacishagamo. Biba ngombwa ko tujya gushaka imashini ku bufatanye n'ubuyobozi bw'akarere. Imashini iraza ihera muri za nzira bari batubwiye, tugenda bahinga. Noneho hari tuwarete yari hari ya santarari ya Gitete, bayikuyeho hasi. Noneho tuza kubonamo imibiri, ya mibiri tuyibonye tuyikuramo. Hari n'undi wahise udaha amakuru ko hari ahantu muri tuwarete y'umuturage naho hari abantu bari barishwe ariko tutazi neza aho bajugunye. Tujya gushakisha kuri iyo tuwarete, turahashaka, tubona hari agahuru, baragatema. Bamaze kugatema dushyiramo imashini ikozemo hasi, naho isangamo abantu. Kugeza uyu munsi rero nuko twabonye abantu bakaba bamaze kuba 173. Bivuze iki kuba imyaka ishize tukaba tukibona imibiri? Abaturage amakuru ntabwo bayatanze? Murakoze, ntabwo amakuru bayatanze, kuko bayatanga tuba twarashyinguye mu cyubahiro, kuko dufite leta y'ubumwe idukangurira kugaragaza no gutanga amakuru. Natwe twe twarabivuze tubasaba, amakuru ntabwo yari yaratanzwe, kuko yaza gutanga tuba twarabashyinguye mu cyubahiro. Hanyuma ubu harakurikiraho ikigezweho kano kanya iki? Kigezeho ni uguhumuriza abaturage nk'uko muri kubibona. Turi guhumuriza abaturage, ariko nanone abaturage nk'uko bari kubyivugira ko banze gutanga amakuru bariya kandi bayazi nkana, nabyo ni uko babaza impamvu batatanga amakuru. Ariko abaturage ho turabahumuriza, tubakomeza, twihanganisha n'ababuze ababo, kuko twari dufite ababuze ababo batigeze babashyingura. Kugeza na n'uyu munsi hari amaze kubonamo n'ibimenyetso, kuko imyenda twagiye tuyibona. Ndetse hari n'uwatanze n'ubuhamya imbere y'abaturage tunashimira, avuga ko bamwe bagiye bicisha ishoka nayo twayisanzemo. Icyo ni ikimenyetso twasanzemo uburyo babicishaga, ishoka twayibonyemo. Aha rero turihanganisha n'ubundi abaturage muri rusange, kuko twese twabuze umuryango, ariko twihanganisha by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, tubasaba gukomera.